turabasuhuje turabaramukije abakunzi bo kubaho Table Talk. Ni twebwe twagarutse hari haciye igihe ariko ubu tuje turi bashya kandi tuje tuzanye n'ingamba nshya. Turabasuhuje rero muhawe ikaze ku kubaho Table Talk. Iri jambo ukubaho Table Talk mujye muri zirikana cyane cyane ijambo ririmo hano ukubaho. Mubeho muriho. Ese wowe uriho? Ese ubaho uriho koko cyangwa upfuye kubaho gusa? Intego yacu ni ukugira ngo mubeho muriho kandi mubeho neza muri mu mubiri muzima, mufite na roho nzima kandi ziryoshye. Niyo ntego yacu, ni nayo ntumbero yacu, kugira ngo mubeho mwishimye. Duhaye ikaze Pascaline cyacu, karibu Pascaline. Urakoze cyane. Uyu munsi dufite byinshi byo kuvugaho, turishimye, twishima kuvanze n'ibindi bitandukanye, inkuru. Uyu munsi turi ku itariki 11 z'ukwezi kwa gatanu, ni 2024. Yego. Coach Pascaline, kuki bundi Coach Pascaline? Ubundi uri coach, uri life coach kubera iki? Urumva, urakoze cyane. Ndi life coach Pascaline, kubera ko narabyigiye, mbifitiye certificate. Ikindi mfashanye n'abantu, cyase mfashanya n'abantu. Uko buriya iyo ufasha abandi nawe burimo wifasha mu bundi buryo. Uri kumva rero, ndi life coach kandi impamvu nabihisemo nuko nshaka ko abantu bose babaho baryoshye, babaho ariko atari ugupfa kubaho gutya gusa, ahubwo banariho, byerekanwa no kwishimira ubuzima uko bumeze kose. Kugira ngo ubashe kwishimira ubuzima uko bumeze kose, ntago ari ikintu cyoroshye. Rimwe na rimwe hari igihe dutsindwa, bigasaba ko hari abandi bantu badukocinga cyangwa se badufasha muri urwo rugendo. Ni muri urwo rwego rero ndi hano nk'umu life coach. Nibyo cyane. Iyo bavuze life coach ubundi ahandi dukunda kuvuga iwacu muri Afurika, ariko ubundi ahandi ubumva mu life coach ni umuntu uri ku rundi rwego, wishyurwa ku masaha, ku minota, mu masegonda. So ni umuntu ukenewe muri iyi minsi ya none mu bihe turimo. Rero life coach Pascaline, karibu kubaho Table Talk. Tukomezanye ibiganiro, ariko navuga ngo turatangiye tuje. Ubu rero Pascaline, abakunzi bacu barayishiwe. Pascaline, aka kanya turi kuvugana uri muri Canada rero? Cyane. Inzozi zanjye zarasohoye. Byiza cyane, birashimishije. Inshuti bakunzi bukubaho Table Talk, aka kanya tuvuga ubu, aka kanya life coach Pascaline, inshuti ze, abamukunda, ubaha yicaye, ubu turi kumwe aka kanya yicaye muri Canada. Urabona se hadasa no mu Rwanda. Turi muri Amerika y'Amajyaruguru. Canada ni igihugu mu bihugu binini cyane ku isi, biruta ibindi ku isi. Niba ntibeshya nyina ngo ni kimwe mu bihugu, ni cya kabiri ku isi mu bunini. Buriya rero turi muri Amerika y'Amajyaruguru. Amerika y'Amajyaruguru igizwe na Canada na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Rero n'ibindi karibu hano muri Canada. Hari n'ibindi cyangwa n'ibyo gusa? Muri rusange Amerika y'Amajyaruguru yo bayivuze, bavuze Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ahari niba ntibeshye na Mexique iriho igice kimwe cyangwa yose, hanyuma na Canada of course, ariko muri rusange ni Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Canada. Bibarwa nka Amerika y'Amajyaruguru. Amerika y'Amajyepfo tubonereho tunasuhuza inshuti zo kubaho Table Talk aho muri mwese ku isi yose. Iyo mvuze ku isi yose mba mvuze muri Afurika iwacu, niho tugomba guhera. Iyo tuvuze muri Afurika ni umugabane, tugomba guhera iwacu mu biyaga bigari, mu Rwagasabo. Hanyuma twagera mu biyaga bigari tukavuga ngo iwacu mu rugo mu Rwanda rwa Gasabo, aho dukomoka, umugongo mugari waduhetse twese, umubyeyi wacu. Hari abantu rero kenshi bajya bavuga ngo u Rwanda, igihugu cyanjye. Buriya ngewe
ndavuga ku giti cyanjye igihugu ni umubyeyi wawe wa kabiri, wabyanga wabyemera. Njye niko mbyumva kandi niko kuri. Iyo uri mu gihugu iwanyu mu Rwanda, Pascaline, ukiri mu Rwanda, umuntu yarakubazaga wewe uri uwo kwandi? Kwa Kayonga. Uri uwo kwandi? Wahita kuvuga izina ryo kwa papa wawe kuko ni ukomoka ku mubyeyi wawe. Ucyambuka umupaka rero buriya, ukambuka umupaka ukajya ku mupaka w'u Rwanda na Tanzania, uburenze Rusumo, umutanzania akakubaza ngo uri uwo kwande, uri uwahe? Uhita uvuga nde? Umubyeyi wawe wa kabiri ari we u Rwanda. Ucyambuka umupaka nibwo uhita umenya agaciro k'umubyeyi wawe wa kabiri. Ndabyibuka. Ni nayo mpamvu rero njye mpamya yuko ari ikintu kinini cyane cyo kuzirikana. Nkigera muri Mozambique, iyo umuntu akubajije ajyaga ngo você da onde? Ni nko kukubaza ngo uri uwahe? Ntabwo ashobora kuvuga ko uri kwa Kayonga, ntabwo bamumenya, ntabwo bishoboka. So uhita uvuga iki? U Rwanda. Ni ukuvuga ngo u Rwanda rusimbura wa mubyeyi wawe, umubyeyi mugari. Abakunzi kubaho table talk hano tuzajya twiga, tuzajya dukeburana, tumenye byinshi, tuzabona ibintu byose by'ubuzima, tutajya duha agaciro kandi bigafite. Igihugu ntigikorwaho ni umubyeyi wawe wa kabiri, niyo identification yawe. Ukigisohokamo, ugisohoka ku babyeyi bawe, usohotse ku mupaka, niyo ndangamuntu yawe. Ariko iyo uri mu gihugu imbere, ibyo bintu yabivuze akenshi ntago byumva uko biri. Ariko rwose abantu babyumve, iyo ugeze hanze nta wundi mubyeyi ugusobanura cyangwa se ugupresenta, aba ari igihugu cyawe. Birumvikana. Ubu rero uriyumva gute muri Canada? Ikirere ndabona noneho kirasa neza, ariko tugiye kuganira, tuvugane tumwe ku tundi. Reka rero tuganire rwose, nditeguye, ndi tayari. Dutangire ikiganiro, ubwira abakunzi bo kubaho table talk, usanzwe basangiza ibintu byiza byinshi bitandukanye, ariko nkuko nakomeje kubivuga dutangira, ubu biratandukanye, itandukaniro rigomba kubaho. Turavuga ku rugendo rwawe n'udushya twaruranze kuza muri Canada. Nuko rero ubu ubonye visa yo kujya muri Canada, wayibonye ryari mbese? Ndumva naratunguwe cyane no kumva ibyo bintu nyine ko bibaye. Ntangira kumva nyine ibineza bya visa hari mu mpera z'ukwezi kwa 12 2023. No kuvuga ngo Noheri y'ukwa 12 hari uruntu, ariko ntari nabyakira mu biganza byanjye. Ariko mu by'ukuri nibwo natangiye kubyumva, kuko hari message runaka naye nakiriye zanyerekaga yuko nyine hari ikintu ni visa iremereye. Kubona visa yo kuza muri iki gihugu mu bihugu biri ko ari visa iremereye, nuko narabisengeye kugeza aho natekereje ariko amasengesho yanjye atari kumvwa. Noneho nkoresha abana banjye, ko numvaga ko Imana ishaka kumva amasengesho y'abana kuruta y'abantu bakuru. Mpita mbwira abana banjye nti rero mupfukame musenge, mujye musenga, ndashaka ko tujya muri Canada, ndashaka kubatwara muri Canada. Abana nabo bajya muri mood. Ubwo turategereza, kera kabaye nyine biza gukunda. Urumva rero cyari ikintu gikomeye. Ngira ngo n'inshuti zanjye za hafi, ubwo uyivuza abana bawe n'umutware abarimo bose, ubwo mupfukame hasi dusenge rwose. Ntago twashoboraga kuryama. Visa wayisabiye muri Mozambique, bimeze gute? Ntago visa kuko impamvu nkubaza gutyo, abakunzi bo kubaho table talk harimo urubyiruko cyane, abakuru, abatoya. Abantu bavuga ati ariko icyo gihugu duhora twumva natwe wazajyayo. Mbese biyumva nkuko nanjye niyumva. Njye ndagira ngo mbamenyeshe ko binashoboka kuza hano, birakunda, cyakora bikunda mu buryo butandukanye. Tuzagira ibiganiro byinshi bitandukanye bivuga kuri ibyo bintu. Hari n'ibibazo abakunzi bo kubaho table talk bazajya bibaza, tukabasubiza. Ibyo tudafite ibisubizo, tukagera ku ufite igisubizo cyanya cyushobora gusubiza umukunzi wawe, igisubizo cyamugirira umumaro. Rero barisanga ibyo bintu byose bizajya bivugwaho, kandi tuzabivugaho cyane rwose. N'inama nyinshi, tips nyinshi. Nuko ubu ubonye visa rero warumbaje ngo mbese ngo
nabisabiye muri Mozambique aho twari turi cyangwa byagenze gutashwe nabisabiye mu Rwanda nge na visa ya Canada nkiri mu Rwanda nagiye muri Mozambique maze kubona ko bitagikunze ndavuga okay ko kujya muri Canada byanze aka nyarukire na hariya mu majyepfo ndebe uko byifashe so rero ntago ari ibintu natangiriye muri Mozambique ni ibintu natangiye nkiri mu Rwanda mu gihugu uvuze gusaba visa ubundi amaviza batandukanye ngewe nasabye visa de résidence permanente donc gutura bya umuturage wa Canada ntago ari ya visite ntago ari yo kwiga oya nasabye visa de résidence permanente comme travailleur qualifié donc umuntu w'umukozi ari ubifitiye ubushobozi yego bifite inzira ndende binyuramo ndabizi ndanabikeka bimwe ariko izo nzira ndende binyuramo tuzagira uburyo bundi bwo kubiganiraho uzagira usangiza abantu bitewe nuko circumstances zimeze ariko aka kanya intego yacu mfite amatsiko n'abakunzi kubaho tebotoke bafite amatsiko yuko life coach agarutse kagarukana izindi imbaraga ariko agenda nabaha tips anababwira n'udushya twaranze urugendo rwe kuva yabona visa kugeza akandagije ikirenge muri Canada we n'umuryango we wose bakaba ari nk'abaturage ba Canada kakanya tuvuga mvuga ko ari amahirwe n'umugisha w'Imana nubwo uvuze ko wasenze warumviswe sense narasenze rwose byanyabyo byanyabyo ari kuzi gusenga byanyabyo yego narasenze byanyabyo yego bashaka kumbaza ngo udushya twaranze urugendo udushya twaranze urugendo rwawe kubaho tebotoke ngira ngo ni urugendo rw'ubuzima urugendo rw'ubuzima wagize kuva wabona visa kugeza uyu munsi duhagazemo wageze hano ryari muri Canada muri urwo rugendo mbere y'uko urutangira ukibona visa udushya kuko byanze bikunze hari udushya hari ukuntu umuntu yiyumva ndagira ngo byinjiremo ariko udushyiriramo n'udushya wahuye natwo kugeza aka kanya kuko ibishya byo bigomba kuba bihari iyo wakoze urugendo rurerure ruva ku mugabane umwe rujya ku wundi haba hari ibintu byinshi uhura nabyo urabyumva first of all mbere y'uko nanambuka mva muri Afurika nzi n'ahangaha byari udushya urumva udushya ni ikintu gishyashya nyine kiba kibaye kidasanzwe byonyine kubona visa yego nkabona pasiporo yanjye irimo visa yego kari agashya gakomeye yego ni ukuvuga ngo pasiporo zanjye visa yagiriwemo South Africa muri Pretoria muri Mozambique nta ambasade ya Canada ihari ntago hari ambasade hari konsira yego ngira ngo niko babyita bo rero ntago bajya bakora ibintu bya visa bo nibyo hari ntabwo ari buri hose batanga visa muri Afurika y'Epfo nibyo kabisa ubwo rero maze kubona email yuko byabaye confirmed ko nabonye visa kuko nanohereza pasiporo nari ntarabyumva yego ariko agashya kabaye ni igihe nari ngiye kuri DHL kuzifata hamwe n'umuryango wanjye nagiye ntitira naratitiraga nkumva sindi bubashe gufungura ngo ndebe nkumva nibitangaza donc agashya ka mbere ni ukubona visa nategereje imyaka irenga 10 imyaka irenga 10 abazi gukuba mu mbariri iyo minsi mubwire umuntu gutegereza ariko hari ikintu maze kwiga muri ubu buzima maze kwiga yuko ibintu bitinze ibintu ubategereje nuko bizaba bifite umumaro nicyo cyizere nzi ko iyo bije bizira igihe kandi bikaza biremereye naboneraho no gukomeza abakunzi bo kubaho tebotoke kabone nubwo byatinda ufite ibyo utegereje kandi wizeye amaherezo bigira gute biraza kandi bikaza mu by'ukuri navuga ngo ndi umuhamya wo kubihamya nta gushidikanya icyawe ntaho kijya ariko bisaba ko nyine udacika intege ugakomeza ukabyizera ukabitekereza bikaguhoramo ngira ngo ahari uko biguhoramo uba uri mu birema nk'uko ubivuze ukagomeza ufite icyizere ejo icyizere kigatakara ukongera nta gashya nabonye nta gitangaza mbese sinagashya gusa ni n'igitangaza kubona mbona iyo visa nyuma y'imyaka 10 naranabyibagiwe kuko mu 2020 nagiye South Africa
gutanga ibikumwe hamwe n'umugabo wanjye. ibikumwe ni biriya bita fingerprint mu cyongereza. Yego. Rego rero numva nk'uko mu mwaka wa 2021 nzaba naragiye umva ntanga ibizamini byo kwa muganga biba expire. Umva nkura ndavuga numva ibi ngibi byo rero ugatakaza icyizere bikongera bikagaruka bikakugarukamo ukumva ntago biri kugenda. Karagashya akandi gashya nabonye. Ariko uzi kuba warasengeye ibyo bintu ubitegereje imyaka 10 ariko ukananirwa gusezeraho ukora. Ako nagashya rero byari ibyishimo bivanze n'ibintu bimeze nk'amarira ukuntu cyangwa se agahinda kukuntu ngiye kuva aho hantu kuko cyangwa se harimo n'ubwoba bwo kumva ukuntu ngiye kuva muri Afrika nkagiye iyo ngiyo haba ikintu bikita cyitwa ngo neje snow. Kumva rwose ntago ndi kubyumva si ukukubeshya nagashya mbonye visa none ikibazo kibaye gusezera. Gusezera akazi kuko nabonaga ndi well treated, nabonaga mfashwe neza nteteshwa ibikorwa byanjye bihabwa agaciro umushahara ari mwiza. Ariko nk'ubu ngiye hehe ngiye ahantu ntazi uribaza ariko kugenda ugiye ahantu utazi nkumva ntago ndi kubyumva nkumva ni ikibazo gikomeye rwose. Karagashya kugira ngo nange gusezera kandi mfite visa. Waje kuva ku izima ariko naje kuva ku izima kuko urumva abantu barambwiraga bati ayo ni amahirwe ubonye genda. Ariko kandi nubwo nangaga gusezera ayo umbwira ngo hagume wigenda nabyo sinzi ko nari kubibasha. Nahamagaye mushiki wanjye uri muri Canada namwe se wambaye ko ukambwira niba nazi ubungubu cyangwa nazaza. Urumva visa bifite igihe kingana n'umwaka. Urumva nari nyibonye mu kwa 12 ntabwo no kugeza mu kwa 12 kwa 2024. Nibyo yego sibyo. Arambwira ati ubwo se waba ugikora iki? Ariko umutima wanga kuvira nkumva ndacyashaka kwigumira aho hantu nkareba ibintu nubatse nkareba birananira. Ariko kandi umugabo ntiyanyoroheye kandi arabizi ko umugore mwiza aruganduka. Yambwiye ati tugende ati icyo gihe turi gutegereza twaba turimo gukererwa. Ubwo nyine ndaganduka nurira indege ndagenda ndakugendera. Akandi gashya nasanze igihugu gisa umweru. Umweru bwa mbere mu buzima ibiti umweru hasi umweru. Barambwira ati biro nibyandi byitwa neje sasa. Ni yari yo neje nta cyatsi kiba kigaragara ibiti byose biba byaravuyeho amababi. Hari umuntu wansekeje ngo muri Canada ngo urumva mu kwa mbere ubundi mu kwa mbere mu kwa kabiri niho neje bari mbisi ngo nibikaze byahatari. Nabwo umugabo wanjye yambwiraga ko mfite ubwoba bw'ubukonje ngo ni byiza kugenda hameze gutya ngo ngurumva tuzagira experience ngo ubushyuhe nibuza tuzatwara guse twarariye kuri neje nyine. Ibihe bibi mwarabinyuzemo urumva ko yari afite ukuri yagiraga ngo amenyere ibibi yagiraga ngo amenyere ibibi babyita ibyo bita bibi ave mu bibi ajye mu byiza mugire experience yari afite ukuri nibyo nyine. Umuntu umwe inshuti yanjye yarambwira ati rero hano muri Canada muri winter ati ibiti byambara ubusa. Donc ntaba bishobora kubona byiyambuye nyine byambaye ubusa. Biba bimeze nko noneho abantu bakambara gucanwa bitafite amababi byumye. Noneho abantu bakambara ugasanga bifubitse ibikote ibiki byose bambaye nyine ngo ariko iyo samije ngo ibiti bihita byambara amababa arashibuka indabo zikera ibiki n'ibiki. Noneho abantu bagahita biyambura ubusa ya makote bakajugunya. Ariko uwo muntu yakubwiye ukuri kose kuri hano kubera yuko wamaze kubibona. Ubu ngubu ikirere kirasa neza ubu akakanya tuvuga turi ku isaha ya 12 ntibibatangaje. Ako nako nagashya nabonye ntago numvaga ukuntu 12 n'igice gutyo saa moya saa 2 saa 3 abari ku manywa izuba ricanye bitewe n'ibihe. Mu gihe iwacu habaga harabaye uzi icyo bita akabwibwe. Habaga harimo kabwibwe ngende umunyarwanda kazana ibyo hatabona ariko hano haba habona. Noneho ugashukwa nayo manywa ukajya ngo haracyari ku manywa ugakomeza wicaye muryongora wangiza kwikoza ku buriri ukabona burakeye. Buriya rero ntibigutangaze hazaza n'ibihe bizahita bisimburana ukajya kubona ukabona noneho burira kare
ahubwo mu gitondo bikaba byageza na saa 3 bikimeze nk'aho ari nijoro. Hari n'akandi gashya nakongereraho buriya hari n'ahantu hatajya hapfa gucya bikamara igihe kirekire ari nijoro. Aho naho harahari. Naho ni muri Canada se? Naho ni muri Canada igihe kimwe tuzahasura tuhereke n'abakunzi bukuba Hotel ukuntu ushobora kumara iminsi 2 irenga 3 4 bikagera no mu mezi ahantu ari nijoro budacya. Kandi ni muri Canada, niyo mpamvu nababwiye ngo iki gihugu ni kinini cyane gifite udushya twinshi cyane. Tuzagerageza kubisangiza abakunzi bacu. Ndabizi ko abantu benshi barota kuza muri Canada, ariko ikindi kintu cyambereye agashya. Yego. Kera bajyaga bavuga ngo urubura neje mu Kinyarwanda se n'urubura simbizi. Ariko najyaga numva ari nk'ibintu bimeze nk'amahindu bikomeye. Kandagiyemo ngira ngo ni kawunga nkandagiye narakomeje ndamanuka. Donc ntago ari ibintu by'ibubuye. Noneho ntangazwa n'ukuntu igwa. Ituruka mu kirere ari utuntu tuze tumeze nk'ifu. Hagenze ndabona tuba tumeze nk'ifu, ayigiye tukugwaho noneho tugahita tunashonga tukaba nk'ibintu bimeze nk'amazi. Naho abantu banabikunda cyane, ni experience nziza cyane. Iyo neje iri kugwa abantu baranabikunda, ni experience nziza, ntabwo iba ari imvura, kaba kameze nk'agafuka kugwaho. Ahubwo dore ku bakunzi bukuba Hotel yabo yitegura kuza igihe cyari cyo cyose uzahagera hari neje, ujye witondera hantu hari neje yamaze kubengerana isa n'amazi. Hari uwaba yarabikubwiyeho? No kuvuga ngo hari iyo neje imeze nk'ifu nyine ukandagira ukaba watebera ariko ntugwe. Hakabaho n'iyindi none n'ahandi hantu haba hameze nk'ikirahure. Ukagira wenda ni nk'udutonyanga tw'amazi twahagiye. Iyo uhakandagiye uhita ugenda rwose wavunika rwose ariko n'ubundi neje iranyerera n'amamodoka ashobora kwambuka imihanda akagwa. Hari naho neje inyerera bisanga ngo ugenda ngo niba ugenda utya ari tekinike zo kugenda ubu zo nzazibereka kera. Hanyuma rero uzi izuba rikonje mu gihe izuba rikonje ukabona izuba riri kuva ariko ukomanya amenyo, wasohora intoki hanze ngo uri kuzotesha izuba zikakubana ibiti, amatwi ntuyumve, agahanga ukayaho nta kukigira, izuru wakoraho ukavana. Nibyo mu gihe cy'ubukonje izuba rishobora kugushuka ukagira ngo hanze harashyushye, wasohoka utifubitse ugahita ufreezinga kubera ko icyo gihe na neje ubwayo ntabwo ishonga kubera ko hanze biba biri muri za minus. Biba biri mu bukonje bwo munsi. Ni kuzubura humeka umwuka ukawubona. Icyo gihe ntabwo riba ari izuba, ni nka bya bindi by'iwacu bahita ngo nakayagirizo. Ariko akayagirizo urakumva wumva gashyushye. Ariko ndakubwiza ukuri ibyahangaha byo nudushya gusa byarancanze. Haragiye nca ahantu nkabona indabo zimeze neza, nagaruka ku mugoroba ngasanga nta ndabo zigihari, ahubwo se bazitemye, ese umuyaga wazihushye. Kumbi ku mugoroba ziribumba, mu gitondo zikifunga. Nako nagashya. Nanjye narabibonye, hari indabo cyane cyane zifite ibara ry'umuhondo zikunda kuba ari ngufi cyane. Ugira igihe ukajya kubona ukabona zibumbuye cyane cyane ku manywa ahantu hasa neza cyane. Ku mugoroba wataha izuba rirenze ukajya kubona ukabona zagiye. Ni nkaho biba ari ibintu birotomatize. Biratangaje. Hano hari udushya, ariko nubwo twavuga udushya twose, hano haba hari ibyiza hari n'ibibi. Yego. Uzi kuva muri Afrika ufite ipasi, sharijeri za telefone, wangiza umuriro ukagushirana, ntucomeke kubera iki? Nta hantu byinjira, nta multiprize byinjiramo, nta prize byinjiramo. Nibyo ndabyibutse. Buriya rero hari ibihugu bifite systeme, ni systeme y'ibijyanye n'ubyuko bacomeka ibyo materiel electronique cyangwa ama electroménager. Abafite ubwoko bwaho bacomeka amaprize. Nka South Africa igira agashya kukuntu prize zabo ziteye. Mu bihugu bikomeye bikunda kubaho. Rero ntabwo ushobora kuzana systeme ya South Africa cyangwa yo muri Afrika ngo uzucomeke hano muri Canada. Nuzanye ipasi yavuye muri Afrika. Sindatera ipasi kandi mfite ipasi ebyiri. Ubwo rero uruzasabwa kugira gute? Uracyari mushya ariko ubuse nazijugunya. Hano wabirabibonye maze kubibona abantu ibyo badakoresha bagira gute?
nako nakandi gashya babishyira ku muhanda bakabijugunya uzi ko ari byo nako nagashya ariko intebe bashyira ku muhanda bakajugunya nabibonye mbarire se zira ntebe ko ziri kugwaho neza ati buriya barazijugunya matera barajugunya amafirigo bakajugunya nenge no kwigura miruwari umushiti wanjye arambwira ati wisigura muri sama uzajya gutoragura hasi ndatoragura ngo muri sama byose babishyira hanze bibaho hari n'amakampani abitora akabikoraho gatoya akongera akabigurisha hari abantu bagororokerwa bashobora kubitora ariko se watora ibintu ukazageza ryari ko ushobora gutora ari byinshi ngo hari umuntu wirirwa atoragura w'iwacu ngo ategereje kuzabyohereza nyine akareba uburyo abyohereza ariko inzu ye ngo iruzuye ntahumeka kubera iki gutoragura ariko urumva nako nagashya ntabwo twavuga ko ari byiza iyo umuntu yitwara muri ubwo buryo biramurimita mu mitekerezo no mu mikorere ntawamenya ariko ikibazo nyine nako nagashya kuko iwacu ushobora kubona umuntu wataye intebe ushobora kubona umuntu wataye ahubwo nibaza se hano ntago haba amangazini cyangwa amaduka agurisha ibintu byakoreshejwe nacyo ni arahari ariko biterwa n'ibyo ari byo bagenda babihitamo ariko hari ibintu baba babona ko bikeneye gujugunywa ibindi mu kujugunywa kwabyo barabitandukanya muri bihugu byateye imbere ibyo bita recyclage byateye imbere kandi n'abaturage bafite mentalite yo gutandukanya imyanda icupa ry'amazi akamenya aho arishyira mu mapuberi amakarito akamenya aho ayashyira ibintu nk'ibyo ngibyo nibyo twese hari ibyo twakigira hano ariko n'iwacu haguma ari iwacu nta gihugu ngenda ndabona cyiza nk'u Rwanda mu bihugu byose maze kunyuramo ikirere cy'u Rwanda kirihariye niko gashya k'iwacu uvuze n'ibyo ndibuka yego umvuko kuntu kose naye narashyushye nje muri Canada nirwa nsenga abana banjye basaba gupfukama n'umugabo uzi ukuntu nabaye desu ni ukuvuga ngo mu kinyarwanda ni nko gucika intege bitari byiza ni ugutungurwa bitari byiza no gucika intege umva Canada ni igihugu ugeramo muri Afurika wari uri nka hariya hejuru kikagufata kigahita kigushyira hariya hasi uri kumva handi bakuvuga ngo diplome nta kivuze ibyo wize ntacyo bivuze experience ufite nta kivuze ibyo bintu ntibikora hano no ntabwo ari nonaha buretse gato shaka ibindi bintu ukora wibagirwa ibyo wize wibagirwa ibyo wakoze utangire hasi uri navuga guhera kuri zero umva nasubiranye wa mugabo wanjye tubana ndamubwira nti wanjyanagaye kumbi nibi wa mushuti wanjye wangiriye inama yo kuza ati ngwino amajene se nibi ngibi wambwiraga numva nsubiyeyo neza ndavuga nti ibi koko nibyo nasengeye ariko abantu bagenda bankomeza bambwira ati bizaza n'ubu ndacyafite icyizere ko bizaza gusa mbona nanjye bizaza buriya rero icyo ni kimwe mu bice bita integration iyo wageze mu gihugu haba hari ibintu byinshi byo kwitaho wavuze ko wari uvuye muri Mozambique wavuye mu Rwanda ujya muri Mozambique naho nibyo byose nabwo nari nsubiye mu Rwanda nibyo niko bigenda ahubwo ufite amahirwe kuko hari abandi bibangamira hari n'abasubirayo cyangwa bagahita baba filistre mu buryo bwo mu mutwe bikaba ikibazo ubwo rero biri mu bimwe tuzajya tubwira n'abakunzi bo kubaho tebotok imyitwarire uko biyentegra ibizabagora bakaba babizi bizababangamira bakaba babizi n'imyitwarire mu bijyanye n'imibereho akazi uko bagomba kumenya umuco w'abantu uko bagomba kumenya ibizira n'ibitazira uko bagomba kwitwara icyo gukora uko witwara mu kazi wakagezemo byose ni management time bakugiye hano kiragushirana yego igihe kiragushirana kwatse hano naho ha amasaha 28 yego ariko ubundi haba amasaha 28 amasaha ya hano arihuta cyane iyo bijyanye n'ibyo ngibyo by'ikirere twavugaga y'uryamutinze bugucyana vuba buracya vuba ukayorwa uko bigenze ariko niyo uri mu kazi bita byihuta hano rero guhembwa urabizi ko iyo wabonye akazi bahemba ku isaha amafaranga barwa ku isaha ntabwo bahembera ukwezi nabyo ntabwo ari agace ni
cyumweru cyangwa ibyumweru bibiri. Yego. Ariko ni byiza da n'ubu umuntu ahorana amafaranga. Abacuruzi bona babaho neza niko nabyita, ubucuruzi bugenda neza kubera ko abantu usibye kuba hano muri ibi bihugu byateye imbere nka Canada baba bafite ubushobozi bwo kugura ibyo bita pouvoir d'achat cyangwa se power purchasing, donc izo mbaraga abaturage baba bafite zo kugura kenshi usanga zinakomoka ku bihembo bahembwa. Rero ku maduka buri munsi haba navuga ngo buri munsi haba hari abantu bahembwe bagomba kujya kugura ibyo bari bakeneye, bityo bituma na ekonomi yabo ihorana muvoma mu bucuruzi, kuko kenshi usanga ibintu bya ekonomi biba bishingiye ku bucuruzi. Yego, nuko bimenyera kuko ibyo ari byo byose narabisengeye kandi narabihawe. So ngomba kugerageza uko nshoboye rero nkareba n'ibindi bintu biri positive kandi nkareka gucika intege, kuko amezi atatu ntago ari menshi cyane yo kuvuga ngo ntibigikunze. Kandi hano haba hari opportunity zo gukora amaformation iyo ufite residence permanent. So rero ntago navuga ko byacitse ngo wenda ntera ubwoba umuntu ushaka kuza yaza, ariko kuri njyewe nta birenze, nta paradizo ibaho, ariko kandi nanone nta cyiza kibaho nko kuba iwanyu. Ubu rwose sinakubeshya ukuntu nkumbuye mu Rwanda, sinakubwira uburyo nkumbuye kwicarana n'abantu bavuga ururimi mvuga, ibiryo byacu, rero navuga ngo turifuza tugahabwa, ariko nta mu ijuru habaho. Yego, hari abantu bumva ko muri ibi bihugu biteye imbere ari nko kujya muri paradizo, ari nko kujya ibintu bihambaye. Mu by'ukuri ngo iyi ni promised land. Nibyo, iki gihugu kiri mu bihugu twavuga ko bikomeye, bifite stabilité ihambaye, kandi byita ku baturage babyo. Ni byinshi uzagenda ubimenyera, ariko nibo nyine ni abanyakanada babaho muri style y'abanyakanada, natwe turi abanyafurika, turi abanyarwanda by'umwihariko. Buri wese aba afite indangagaciro zagendana aho agenda hose. Tuba dufite ababyeyi twasize inyuma, abavandimwe, inshuti, niyo mpamvu nabyibuka nabo ukabibuka, bigatuma ukumbura. Ariko nta muntu n'umwe wagombye gucibwa intege no kuza hano, ahubwo ni inama zo kujya bagirwa kenshi. Ariko umuntu ntiyabishyuhira cyane, wabikorera akameme, hari intambwe ubuteye, kuko wenda amafaranga harafite agaciro, amadolari afite agaciro kuruta amanyarwanda, ariko ntiwumve ko ugiye mu ijuru. Oya, rwose naho urangwa no gukora, niko mbibona. Urangwa no gukora, hari avantage na desavantage, wenda kugira ngo ibintu bitaba byinshi twazabivugaho ubutaha. Ariko mu by'ukuri na umuntu utegereje visa cyangwa se wifuza kujya hanze, ntago byamuza kuryoherwa n'ubuzima cyangwa se kubaho kandi ariho naho aherereye hariho hose, kuko n'ubundi naza azabona ibigenda n'ibitagenda, nkuko naho ari abona ibigenda n'ibitagenda. Mbona ari formule y'ubuzima, niko bimeze ahantu hose. Nkurikije experience y'ubuzima bwa Mozambique n'amezi 3 maze muri Canada, mbona ari uko nguko. Mu magambo makeya, ubundi inshuti bashiki bacu, abavandimwe bacu, ni ukuvuga ngo ahantu aho ariho hose wajya, igihugu icyo ari cyo cyose wajyamo hano kuri iyi si, utari umukozi, udafite spirit yo gukora, ntabwo n'ubundi watera imbere. Ntabwo bishoboka. Ubwo rero ugomba kujya ahantu aho ariho hose, n'uzabona n'amahirwe yo kujya muri ibyo bihugu biteye imbere. Ibi bihugu biteye imbere, aho ariho hose uzajya uzarangwe no kuba intangarugero, ariko mu gukora. Nukora n'uba ufite spirit yo gukora, uzatera imbere aho ariho hose. Noneho by'umwihariko hano muri Canada, ufite spirit yo gukora wahita ukira rwose, birashoboka. Ni ukubikorera, ni ukubyuka kare, ni ukushakisha aho ubonye ugakora neza utikoresheje. Ni kimwe n'ahandi hose, iyo ukoze cyane wunguka cyane. Niko bimeze. Mu gusoza,
watubwiye udushya twavuze ku dushya wahuye natwo mu rugendo rwawe twari twinshi ariko twari twinshi sugira twose nanadusoje ntabwo uzi inshuro natakaye oya icyo nacyo twakibagiwe gutakara ni ukuvuga kuyoba ngo kuyoba ukwinjira muri metro wenda wagomba gucuri kugana hariya ukagana hariya aha uri kuvuga kuri metro uravugira abakunzi bacu harabazi metro hari gari ya moshi metro itandukanira he na gari ya moshi ukayoba noneho uva muri metro noneho wenda sinjya ngenda ntafite GPS iteka mba mfite Google Map ngenda inyobora sishaka mva reka da ariko nubundi ntago byambuza gutakara ndaguha urugero navuye muri metro ngiye ahantu ngomba gufata bisi 107 ko buri bisi ifite nimero nahigana you know ndagenda mfata bisi 107 kumbi hari ngo 107 este y'Iburasirazuba hakaba 107 west noneho urumva nagomba gufata 107 este nifatira west banjyana muri west kandi urumva naratakaye nyine imodoka igera irangira noneho GPS yanjye yavuyeho nkajya ngira ngo wenda na internet itameze neza kumbi nayobye nataye inzira mbona rero nshimire n'umuntu wambonye nataka nende kumwe n'umugabo wanjye twaratakaranye mbonera nshimire umuntu yarambonye twatakaye nyine twagiye tugiye kumubaza tutese bimeze bita aha turi ni hehe ko twari tugiye ati mwatakaye nuko disarana tumenya ati muri abanyarwanda ati wowe ibiganiro ukora biramfasha yari umunyarwanda aranambwira ati ibiganiro ukora biramfasha uzi ikintu yakoze abantu bavuga ngo abanyarwanda nahuye n'umukunzi wawe kubaho rwose pe umugabo wiyubashye muri Canada kubaho Tebotoke imaze kwaguka nibyo ibiganiro bya kubaho Tebotoke ubuhamya bwayo bumaze gukwira henshi mu bihugu byose byo muri Afurika nyewe byarantangaje hari n'ubuhamya numvise bwa za Swaziland Afrika y'Epfo mu birwa bya Komore ahantu hose hari umunyarwanda umurundi bamwe muri barabaturanyi bacu twose twumva ururimi rumwe niyibikora uwo mugabo yaradufasha dushyira mu modoka aratujyana aratuyobora duha n'amakarita yo gutegesha abantu bajyana bavuga ngo abanyarwanda ntidufashanye ngo ntago dukundana ntago ari bose biterwa na kamere muntu yego sisi yatubonye yaratubonye aratumenya aratwakompanya yatsi imodoka hindura icyerekezo yatwara imodoka za hano izingizi za hano amautobus ahindura icyerekezo aratujyana je n'umugabo wanjye aratuyobora tugatira mucahanga urumva abantu beza babaho ariko kandi nibyo dukora tubiboneramo umugisha izi message ntanga Imana ishimwe ko inkoresha so rero urumva dushya ni twinshi sinaturangiza nari nguciye mu ijambo komeza turi kugana ku musozo udushya ni twinshi biraryoshye birashimishije ariko turimo tugana ku musozo muri utwo dushya wavuze udushya twaranze urwo rugendo kugeza uyu munsi ubundi wumva byakigisha iki udushya wahuye natwo uko byagenze wumva byakigisha iki abakunzi b'uko baho Tebotoke wumva byabamarira iki ibyo wavugaga kugira ngo hagire icyo bihindura ku mibereho yabo uyu munsi bari bariho bigire n'icyerekezo biberekezamo mu minsi iri imbere kuko buri kiganiro cyose dukoze kuko baho Tebotoke kigomba kuba gifite intego nicyo kimarira abantu n'abakunzi bayo gahunda ni imwe nyine ni ugufashanya bamwe ku bandi ni ukuberana ab'umumaro erega buriya twahawe itegeko rimwe ry'urukundo gukundana bamwe ku bandi so rero iyo mbumbuye umunwa nkavuga impamvu nakoze aya meza duhuriraho tukaganira ibyubaka roho zacu ni ukugira ngo byibuze habe hari roho burya nta jambo risohokera ubusa ubu ngubu iyi message ifite ba nyirayo umuntu umwe ashaka kwimaka ati ibise ni ibiki ariko nyirayo nimugeraho aravuga ati Mana ushimwe wow so rero ni ukuvuga ngo kwiga byo biterwa n'umuntu ku giti cye ariko nk'umuntu
unteze amatwi nk'umuntu nkunda, nk'umuntu rwose wigishwa n'ubuzima, ndahamya ko ahangaha harimo isomo. Isomo ririmo ni irihe? Yego. Ikintu cya mbere kirimo, urumva gutegereza visa imyaka 10. Yego. Harimo ikintu kikwereka yuko icyawe ntaho kijya. Ikintu cyawe ntaho kijya igihe cyose. Yes, ikintu cyawe ntaho kijya nubwo byatwara imyaka 1000. Ibi bintu ujya tubyumva babivuga tukagira ngo ni blague cyangwa se na amateori. So ngende umuhamya wo kubihamya. Ibintu naye narabyibagiwe ndatungurwa. So iki muntu ntaho kijya igihe cyose urimo ugitekereza. Ikindi nabivuze wenda no kubisubiramo, ntago wabuzwa kwishima naho uri ngo uzishimira hari uzagera. Ahantu hose haba hari ibyiza, hakaba hari n'ibindi wakwita ko atari byiza, nubwo byose bifatanyiriza hamwe kutubera iby'umumaro. Ariko rwose umuntu wese ahantu ari, haba uri muri Canada yumve ko ibyo ari guhura nabyo bigoye cyangwa se kwicuza cyangwa se challenge, ntago ari we wenyine, hari n'abandi. Ukiri mu Rwanda cyangwa se muri Kongo cyangwa i Burundi utegereje, naryoherwe n'ubuzima aho ari hose, uko ameze kose ashake positivity, yumve ko bizakunda, ariko kandi yo guhangayika ngo aradasinziriye ngo atakaze ukubaho kwe ariho ngo apfe kubaho. Ndumva ibyo ari byo byose bitewe n'imyumvire y'umuntu, ibyo mvuze cyangwa se ibyo nahuye nabyo bishobora kubera udushya cyangwa se isomo cyangwa se ibitunga batwebwe bimbere. Nibyo reka tugushimire Pascaline, life coach, kukubaho Table Talk. Ibiganiro ni byinshi bidutegereje, ibitekerezo ni byinshi, gahunda ni nyinshi, zarahindutse tuzanazihindura, hagende hakorwa ibirenze ibingibi bitandukanye nuko byakoraga. Tuzagira uburyo tuzajya twigishanya bamwe ku bandi, duherekezanye bamwe ku bandi, kugeza ubwo buri wese abaho yishimye anyuzwe, hanyuma abashe kubaho ubuzima bumunejeje, abeho ariho atari gupfa kubaho gusa. Iri jambo kukubaho Table Talk turitindaho, ukubaho rivuga ukubaho, hari ukubaho hari n'ukubaho. Menya kubaho, umenye n'uburyo ubaho. Harimo ubutinde, nukubaho n'ukubaho. Ukubaho rero nibyo biguhereza kubaho kandi uriho. Ibi ngaho rero abakunzi bacu, inshuti za ukubaho Table Talk, dukoresha amagambo akomeye ariko arimo inyigisho nini. Ushobora gukoresha amagambo abiri kandi akaba ari yaguherekeza mu buzima bwawe bwose. Ubutaha tuzajya tuvuga ku kindi kiganiro gikurikiraho, tubabwire topic tuzajya tuvugaho kugira ngo mube muyiteguye, munayizi, mushobora no kugira uko mubyitegura kugira ngo bibafashe no mu buzima bugiye kuza. Gusa hari byinshi tuziga, hari byinshi tuzageranaho. Ubu dutangira urugendo rushyashya dufite intego imwe yo kugira ngo tugane mu cyerekezo kiduha ibyishimo, umunezero, turiho. Ubutaha rero turi kumwe kandi ntituzatinda, mudutegereze, mugubwe neza, mubeho muriho. Imana yaturemye twese ibarinde. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Bye. Bye bye.